mugikure n'ingofero tukireshi wene na mutoya Ikaze kuri Rwanda News ni channel ibagezaho amakuru ari update, amakuru ari online, amakuru aryoshye kandi ameze neza. Muri aka kanya ngiye kubagezaho amakuru yabereye mu murenge wa Nduba agasantre kagasanze. Ni umugabo urimo urakekwaho gutwikira umugore we mu nzu. Uyu mugabo bamufashe avuye kugura essence agira ngo azibanganye ibimenyetso. Nkuko muri kubibona iyi ambulance ijyanye uyu mugabo kwa muganga. Uyu mugabo rero bamufashe agiye gutwikira uyu mugore we mu nzu agira ngo asibanganye ibimenyetso. Abaturage ibyo barimo baragenda bavuga ndaje mbashireho mwumve uburyo abaturage bari bahari ibyo bari kugenda bavuga uyu mugabo bigiye bitandukanye n'abantu. Nimara uko abantu bari gushinga ingo nyine batagejeje igihe cyangwa batabirimo neza, ni ingaruka ziri kugenda ziza zestaye gutya ku buryo abantu bageraho bicana cyangwa bakamarana. Ni ibintu bitari byiza muri ibi bihe turi kugenda tugeramo. Mwabantu mwe rero icano muri kugenda mumbiraho amakuru agiye atandukanye, bayita Rwanda News Update igiye imeze neza. Reka tubanze dushyiremo aka kantu nyine twagize ibyago nyine uyu muturanyi twamubonaga nyine yari umumama bari babanye igihe gitoya, nta byumweru bitatu byari bishize aba muri ruriya rugo, ndetse mu minsi yashize nk'icyumweru yari yagerageje kwahukana, barongera baramugarura, arongera tubona bari kubana. Nyuma yaho rero nibwo tubonye, nagiye kubona ndi mu rugo mbona umuriro uratse, mbona umwotsi, nzamuka kureba umwotsi ngo ndebe icyabaye, nsanga harimo gushya. Turangije tujya kuzimya, tugiye kuzimya nyine nasanze hari gushya, dutangira tuzimya tumenamo itaka. Umugabo umuturanyi waho wundi abazura mugabo ngese mugena arimo, arangije ngaravuga ngo ngo nta ngo araceceka, arongera namubaza ngese ngo mugena arimo, araceceka. Nyuma tumaze kuzimya umuriro ugabanutse nibwo yavuze ngo kandi ngo harimo umuntu. Turavuga tuti wabuze kutubwira kandi ngo tubanze turwane ku muntu, kumbe yararimo ngo harimo umuntu. Nuko nibwo nagerageje kwinjiramo ndwana nzimya mena mbitaka cyane ngo ninjiyemo sanga. Nuko muri kugenda mu byumva rero abaturage barimo baragenda bavuga ngo yarazwi ku kazina ka pasiteri. Ese n'aba pasiteri cyangwa abantu biterwa ku kazina ka pasiteri bakora ibyaha nk'ibi ngibi, aho umuntu atekereza gutwikira umuntu mu nzu? Umuntu wagiye kugura essence ashaka gutwikira umuntu mu nzu ni nkaho yashakaga kumwica neza, ndetse n'ibiri kugaragara yari yamutwitse ibice bimwe na bimwe byo ku mubiri we. Kandi ibi bintu ntago ari sawa, kuko ese mwabantu mwe abantu murashaka kubagira inyama gusa cyangwa murashaka kubagira interi gusa? Ni gute uri umugabo ukaba ushaka kuba igihangange mu rugo rwawe, ariko kuba igihangange mu rugo rwawe bikava mu kwicana? Abaturage byabababaje kugeza aho bari kuvuga ati nibagikuremo maske cyangwa kiriya kigofero yambaye, ubundi bamuha karubanda cyangwa bamutoteza. Uyu mugabo rero uri kuvugwa ku kazina ka pasiteri, ariko akaba yakoze ibitandukanye n'ibyo ba pasiteri bakabaye bakora. Uyu mugabo akaba ajyanywe n'imbangukira gutabara kugira ngo agezwe kwa muganga nawe yitabweho, dore ko nawe yari yagiriyemo ibibazo. Ndetse n'uyu mugore wakomeretse mbene aka kageno yajyanywe byihuswe kugira ngo inzego z'umutekano nazo zigumye zikore ibyazo, zigumye zikore iperereza nk'uko mubibona zahageze kare. Abaturage nabo bari kubwica bavuga yuko bakeneye ubutabera bw'uriya mugore, uriya mugore utamaze n'ukwezi kumwe hano. Ariko abantu barimo barashaka nabo, wenda byibura ngereka mbagira inama bwarimwe, abantu barimo barashaka ingo z'uyu munsi zabashaka gushinga ingo, mwebwe mwitwararike mumenye gushinga ingo zanyu neza kandi muzirinde muzicyahe. Agasantre ndimo na agasantre kagasanze, umurenge wa Nduba. Nje wumvaga ndacyari Mwenyimari Cedric ukunze kubagezaho aya makuru. Naho ngaho iyi ni Rwanda News, kora subscribe kugira ngo tugomeze kubana mu yandi makuru agenda kurikira hirya no hino.